Iki ni igice cya kabiri ngo ni ibiki mbese ni ibiki ugomba kumenya ngo abagore bakora cyangwa se abakobwa bakora bakazisanga nta bagabo bafite cyangwa se bigeze bakabura abagabo. Ibi bintu muzabyirinde. Iki ni igice cya kabiri ngo ntabwo wabishobora neza nudashyira umuryango wawe, famiye yawe, ubwo ni kububatse mu biganza by'Imana. Tujye dusenga kandi buri gihe ngo ntuzakorere ikosa, ujye wibuka gusenga Imana, uyiragiza abawe, uyiragiza abantu bawe, ni famiye. Niko dutangiye ngo burya nuba uri umugore ukarwana cyangwa se ugahangana na nyina w'umugabo wawe, uzaba uri kwishyira mu kaga gakomeye. Biba abagore benshi barabikora bakibwira ko bizarangira batsinze iyi ntambara, ariko ngo n'ubundi ihahandi biba bizakunanira. Ngo ntuzarwane na nyina w'umuhungu cyangwa se na nyina w'umugabo wawe uhangana nawe. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu hasanga hano bashyiraho ikiganiro cya mbere, igice cya mbere cy'iki kiganiro, ure mu gisate cya comment nabashyiraho uburyo ushobora kugira kuri icyo kiganiro igice cya mbere. Reka dukomeze. Umugabo wawe na nyina baba barabanye cyangwa se baba barabaye inshuti z'ibihe birebire, uwo mutaranahura. Nyina w'umugabo wawe ngo niwe mugore wa mbere umugabo wawe yamenye, kandi ngo ntabwo wanakoramo kubyerekeye kurwana intambara nk'izo z'amakimbirane kuri we, kuri uwo mugore ni nyina w'umugabo. Nta mugabo uzata nyina ngo amucikeho kubera umugore, keretse ibigoryi. Ndabizi murahari mubikora. Nyoko azahora ari nyoko. Ubuzima tubamo buragoye, kandi uko bugenda bucya burushaho gukomera no kuba amayobera akaze. Iyo ucunze nawe ntumenye watakariye. Niyo mpamvu guhera uyu munsi jya ukurikira amasomo y'ingenzi wungukira hano kuri Tele Montagne Rwanda, niko twitwa twebwe. Amasomo yagufasha mu buzima. Imanutse munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse ijambo subscribe, aho hantu handitse iryo jambo ni subscribe, aho hano kwakanda ubutatangira kugira ibiganiro byacu byose mu buryo bukoroheye. Ngo umugore wese uzafata risk cyangwa se uzisha mu byago byo kujya abwira inshuti ze ibyerekeye uko biba byifashe mu buriri bwe we n'umugabo we, ngo nashaka azaba yiteguye kubura umugabo we, kuvuga ibibera mu cyumba cy'ibanga cyawe. Buri kosa nurikora, inshuti zawe nta kindi zizakora uretse gushakisha zitahura niba umugabo wawe mbese byose, imiterere ye byose uzavuga, amakuru yose, imiterere ye yose, ngo bakamenya niba umunyura cyangwa se wapi. Nibasanga nta byawe, iyo nshuti yawe izamenya ibikurura umugabo wawe, ngo kandi ikibabaje izabikoresha imwigarurira. Ngo abagore benshi babura abagabo babo byonyine kubera ibi ngibi ibyo baganiriza inshuti zabo bati umugabo wanjye ntanyurwa, amfata nk'inyamaswa mu rugo. Ngo abagore bo ni abana beza, azakusanya ayo makuru umuhereza amakuru nk'ayo, ubundi ayakoreshe akosora aho ucikira intege. Ngo kandi umugabo wawe azamukenyereraho. Umugabo wacika ibi bintu ni bakeya. Ngo ubundi umugore uzi ubwenge, ibaza umugabo ushobora gucika ibintu undi muntu ari gukora wowe byakunaniye uri umugore. Ngo umugore ubundi uzi ubwenge ntabwo avuga amakosa y'umugabo we ngo agenda yabwire nyina umubyara, nyina w'uwo mugabo. Iryo ni ikosa rya 13. Ngo ushobora gutekereza ko nta kibazo gufata amakosa y'umugabo wawe ngo ukajya kuyabwira nyina w'umugabo wawe, mbese usa nk'umurega, gusa ngo bizarangira bikubabaje cyane. Ibyo bintu uzaba uri gukora. Ngo ababyeyi benshi b'abamama, b'ababyeyi b'abagore bazashyigikira abahungu babo, ngo kandi abana babo bahora bari mukuru iyo bageze imbere y'abanyina. Byaruta ngo ugashaka umujyanama aho kurega umugabo wawe kuri nyina umubyara. Ngo nta kosa ribi cyane umugore yakora nko gufata abana bagasa n'abafata umwanya wa base. Wumve neza iki kintu. Ngo abagore benshi bazareka abagabo babo mu byigunge, ntibaba bakibitaho ngo igihe batangiye kubyara, kugira abana mu nzu. Ngo uzasanga baryama mu buriri bumwe, bagafata umwana bakamushyira hagati. Ibi ni ibintu bituma umugabo yumva nk'aho yazimiye kandi ari mu nzu ye, mu rugo rwe. Bisi ngo baba bari bonyine n'abagabo. Ngo kandi ntuzakoreshe imibonano mpuzabitsina nabi wifata uko itari niba uri umugore cyangwa se umukobwa. Iki gikorwa ngo ni igikorwa cyagahuje abantu cyane bagakundana birenzeho. Ariko abagore benshi muri iyi minsi mu ngo zubatse ngo bakigize kwicana, bakijyaho impaka n'abagabo babo. Ibintu nk'ibyo ayo ni amakosa. Ngo nyabuna uzirinde iyi mikino, uzirinde aya makosa niba uri umukobwa uri umugore. Reka nsoreze aha ngaha. Hano ni kuri Tele Montagne Rwanda, nk'ibisanzwe wakurikira ibiganiro, inkuru zigezweho kandi n'amasomo y'ubuzima. Twizera ko biri mu bintu dukenera buri munsi kugira ngo tubeho tubayeho neza kandi tujyana n'ibihe. Ibyo byinshi kubera mu isi
kuri Tele Montagne Rwanda. Imanutse munsi iyi video ubaye utarabikora ukareba ahantu handitse ijambo subscribe aho hano kakanda utamutangira kujya mubona ibiganiro byacu byose mu gihe kizaza mu buryo buboroheye, ubundi tukajya tubana mu bintu by'ubwenge nk'ibi. Ubutasinze ababure rero niyo gahunda. Nitwa Samuel Mugisha, ariko Imana duhana umugisha nimukora ko bwa